umuhanuzi amenya ibintu bitatu ku muntu. Icyambere, amenya ejo hawe hashize kandi atarahari, akamenya ubuzima uri gucamo n'igihe uri kunyuramo uwo munsi, akanamenya intsinzi, akakubwira ejo hawe uko hazaba hameze. Ariko umuntu arabanje arakubaza ngo bimeze bite. Nubona umuntu ari umushomeri ariko yarize, ujye umwubaha. Haleluya. Kuko mwava mu materaniro hakagira inama iterana ikeneye ibyo yujuje. Ko umuntu wize materineri akongeraho primaire, kongeraho secondaire, agashyiraho icyiciro cya mbere cya kaminuza n'icya kabiri, atandukanye nawe nubwo waba uri umunyamwuga. Ahantu ugera indimi zikanga agakora icyongereza. Kandi umwana wawe nabo wanyuma nukamukure mu ishuri ujye urekageyo, biba bisobanuye ngo ntabwo ari umuswa, ahubwo yiganye n'abamurusha. Kuko hari ikigo ushobora kumukuraho yajya ahandi akaba wa mbere. Burya ikizakubwira umuntu w'umuswa asubiza mbere yo kubazwa. Aravuga ngo twakuvaho tukajya he handi. Kwari wowe ufite amagambo meza. Ngo aravuga buri gihe amafaranga arayobora nshuti yanjye. Isi yoborwa n'imbaraga enye.